uriteguye ngiye kukubaza ikibazo cya mbere nugishobora ni ibihumbi 2 sibyo yamanje Demi leta nziguhereza urahita ko gash kuri kamera kabisa 4 none ikibazo cya mbere kiragira kiti uriteguye gusubiramo ibyo ndakubwira ndabyiteguye uriteguye ndabyiteguye twagiye kanyanga urumogi spadipe muri ture ikiyobyabwenge kirenze muri ibyo ngubwiye ni iki ubwenge kirenze muri ibyo ni urumogi nakubajije ngo uriteguye gusubiramo ibyo ndakubwira akanizere ko akanizere ko aho muri kose mumeze free fresh muri kumwe na Recki RUKUNGE Recki ruzirabwo mu bagitinyero cyaba kanga. Yes, iyi ni televiziyo yitwa Mbega TV show. Ese ubundi wowe ubyumva ute ubibona ute? Turi mu kiganiro cyitwa Nkundira umubaze ndi kumwe n'umuhungu wanjye witwa Fabrice ugiye gutsindira ibibazo bibiri. Urabona ko maze kugutamo aga kofi na mikino amafaranga tugomba gusura imihanda. Aga kofi urumva kameze gute? Ni fresh ni no mu mbere n'injyana kabisa. Kofi ni fresh kabisa. None bitewe nuko ngiyewe bro aga kofi kaba kangeze munarwo nakirwa niteze ibintu by'amapoti kandi urabona ko ibintu ari vibe ikirere imvura yakameje. Fabrice rero uriteguye? Uriteguye ngiye kukubaza ikibazo cya mbere nugishobora ni ibihumbi 2 sibyo yamanje Demi leta nziguhereza urahita umereza ko gash kuri kamera kabisa 4 none ikibazo cya mbere kiragira kiti uriteguye gusubiramo ibyo ndakubwira ndabyiteguye uriteguye ndabyiteguye twagiye kanyanga urumogi spadipe muri ture ikiyobyabwenge kirenze muri ibyo ngubwiye ni iki ubwenge kirenze muri ibyo ni urumogi nakubajije ngo uriteguye gusubiramo ibyo ndakubwira akanizere ko bibiri bya mbere urabihombye igiye kuguhereza irindi hirwe rimwe. Turi mu kiganiro cyitwa Mbega TV show. Iyo ni televiziyo yacu, ikiganiro ni Nkundira umubaze. Ese ubundi wowe urumva ari ibi bintu ni vibe ni mod. Yes Fabrice, tujye ku kibazo cya kabiri sibyo? Are you ready? Yes. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti stade Amahoro bayitashye uziye tariki. Ntabwo bayitashye. Ewe ikibazo sikikuraniye? Ewana ndemeye kanisa. Uremeye? Ewa. No, nawe mbwira ese ubundi urumva wowe bimeze bite? None tugiye kukubaza ikindi kibazo kimwe gusa sibyo? Ikindi kibazo kiravuga ngo rimwe ugabanyije kabiri ni kangahe? Rimwe ugabanyije kabiri. Yego ni kangahe? Ibice bingahe? Ugabanyije kabiri ni 0. Ni kangahe? 0. Uri seri? Ni 0. Aha, 0 ugabanyije rimwe ni kangahe? Ni 0. Nyarukira muri comment utubwire niba yabikoze neza, ariko nge ndumva wapi kuko rimwe ugabanyije kabiri ni 0 n'ibice 5. Aho baye guhumburije bibiri urabihombye. Si amafaranga bwa kabiri gusa ngiye kuyakuba yose mbite muhereza foke sibyo? Duhere street. Yabona ko hano muri stade Amahoro ibintu ni fresh, ariko ntago wagenda gutya wemereye ibindi bibi, ariko mubishobora. Ikibazo kiroroshye. His Excellency Paul Kagame yayoboye u Rwanda kuziye tariki mu wuhe mwaka? Mbega ni ryari yatangiye kuyobora u Rwanda? Yatangiye kuyobora u Rwanda 1990. Uri seriye neza? Seri. 1990. Yamurekeze nawe kandi wasaga nawe utazi igihe His Excellency Paul Kagame wacu yatangiye kuyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nyamuneka sigukira muri comment utereke akantu kagatima utubwira ati Recki kude jamponi ku mutima. Ciao.